kuza mu bukwe bwawe utaraje mu bwanjye najya nibaza se ndi kuguca iki kanabisinya mbaho nk'indyarya njye naramutumiye yego mu bukwe bwanjye ntago yaje kari buri n'ikigani byaye bunamugoye ku Gisozi none ari n'umuntu wanjye wavuye Uganda waje mu bukwe bwanjye urumva ava mu bukwe bwanjye bitangiye kubera akazi ajya kwicara ku mashini ajya kubikora kwa Kiboki muhamagaye ngo ariye arambwira ngo ndi kwa Kiboki kumwe nabandi arambwira ngo ndi kumwe na ba Kiboki numva ntago yaje mu bukwe bwanjye ari ku kazi ke kandi koko nawe ako kazi niko kavamo paperisi zaba urumva ese ko iki kudakora kuvuga paperisi nizo zikenewe gusa urumva no ngewe rero mpita nda priority babu yaneguje ibintu kera sibyo noneho kandi ubukwe nye agani najyayo nta kintu cyabuze ukwe kuba ngewe ntago ndi umugeni waranyambika agatimba ntago uri mari nari sindi na pari none se kandi njya kubona muri bamwe bakorana na Kibonke harimo Yangsi yanahiye ubukwe mbona baka bose babutashye kandi Kibonke ni umuvandimwe nta niribirije hako nyuma za kuma ubusobanuro urabwumva kuko nanga nagusubiza uko inyuma ngo mukindi tari cyaza usobanuro ndabwumva sibyo numbe usobanuro ntago no kujya no kumuburanya urumva yego reke mitangora ngiye ni kimwe mitambona ko haroho tubuvandimwe ariko nandi twakwiye kuba abavandimwe aho ngo nonje gusobanurira jewe kuza mu bukwe bwawe utaraje mu bwanjye najya nibaza se ndi kuguca iki kanabisinya mbaho nk'indyarya nese uzatanga impamvu nabonye nyamakuru batoya babikoze ikiganiro ngo twagiye mu bigogwe ngo twajya mu bukwe ariko nibyo ko baranumiye ahantu bagutumye se nagomba kujya ariko ntibabeshye abanyamakuru babeshye we ntago babeshye ko ntago bahambonye